Ah, mbanje gushimira Imana ku bwa byose, mbanje gushimira Imana ku bw'iyi minsi maze. Mbanje gushimira Imana ko yarinze inshuti zanjye, ikarinda abavandimwe, ikarinda n'imiryango, ikarinda n'igihugu cyacu ndetse n'abagituye bose. Ndayishimye cyane. Rero mba nshaka nyine kuvuga ubuhamya bwanjye cyangwa se ubuzima naciyemo, ariko nkatekereza ko wenda famiye yanjye cyangwa se n'abaturanyi wenda se bashobora kubona, wenda bashobora kuvuga ati uriya mwana yakoze ubugoryi, uriya mwana yashyize umuryango hanze, uriya mwana ibiki, ariko mu by'ukuri ngewe nyine nkurikije uko mbitekereza birandemereye cyane, kuko niyo mbitekereje numva ikiniga kije, numva agahinda kanyishe, numva sinzi mbega uko niyumva, ariko ntabwo niyumva neza. Ariko nyine ni ibintu bibabaje, ni ubuhamya bubabaje, hari agace gato nashyize kuri YouTube yanjye yitwa Imana ni byose TV, ariko ntabwo nyine nari namenya kweditinga neza, ariko nabyo bizaza ko mba ngenda nyine mbyigisha mbishakisha. Gusa icyo nasaba ni uko abantu nyine bankandira subscribe, bakankorera sharing, bakampa na like, ubundi nyine nanjye nyine channel yanjye ikazamuka, nkakomeza nyine nkabagezaho nyine igihe nzumva mbokeye, namenye no kweditinga neza, nzajya nicara haba nijoro haba ku manywa, igihe cyose nzaba mfite umwanya nzajya mbibabwira, kuko ni ibyanjye, ntabwo ari ubundi, nyine ni ibyanjye na famiye ariko njyewe ku giti cyanjye birambangamiye kuba narabibayemo nkabikuriramo. Hari ubuzima bwinshi, hari ubuzima umuntu aba yaranyuzemo kandi bugoye, bushaririye, ni ukuri. Kandi ushobora kubibwira abantu bakagira ngo wenda se ni filime, wenda se ni ibintu wahimbye kugira ngo ushake views, wenda se ni ibiki, ariko mu by'ukuri ngiye ibintu igihe nabohotse nkavuga ati ngiye kuvuga, nzaba ndi kubabwira ibintu by'ukuri, nzaba ndi kubabwira ibintu nyine, ibintu mbega naciyemo, cyane ko naho twabinyuranyemo barahari, wenda hari ibyo batibuka kubera bo wenda uko ibintu bishobora kunkoraho, ntabwo ariko bishobora gukora ku wundi muntu uwo ari we wese. Abantu twese nyine dufite imitima itandukanye, urumva wenda uko mbitekerezaho ntabwo ariko mukuru wanjye abitekerezaho, ntabwo ariko musaza wanjye abitekerezaho, ntabwo ariko nyine basaza banjye babitekerezaho, ariko njyewe ku giti cyanjye uburyo mbitekerezaho ni ibintu bimbabaza, na n'ubu bikimbabaza. Urumva kuvukira muri famiye idafite urukundo, ukarinda usazira muri famiye idafite urukundo, urumva icyo gikomere, urumva ni igikomere nyine kiba gikomeye cyane. Ukibaza ese aba bantu ubundi bakoze mu gihe forume, bakoze mu bundi, aba bantu bafite umutima, kubera iki bumva ko batakundana? Ese kubera iki imiryango itasabana? Kubera iki imiryango nyine itagira na kominikasiyo? Urumva
imiryango yegeranye ikaba itasurana, nk'ubu wenda abuzukuru wenda ba mama wacu, urumva bashobora nta nubwo banzi, sibyo? Ntabwo banzi, kandi ntabwo ari uko wenda ngiye mbanga, nta nubwo bazi umwana, nta nubwo wenda bazi se n'umwana wabo umwomoka, urumva? Kandi nyine ni ibintu pe biba bicanganye, ni ibintu nyine biba bidashimishije namba, ariko ngiye birambangamira birambangamira cyane, ni ukuri. Iyo mbonye nka basaza banjye bo kwa mama wacu, ugasanga nyine ni abantu tudakunze kuvugana, kandi ari ba bantu twakagiye inama, ari ba bantu twakiteza imbere, wenda tugashyira hamwe, nimba hari ufite wenda ikibazo tukagikemura twese turi kumwe, nyine biba bibabaje. Ariko impamvu wenda mba mbitekereje gutyo ni uko ari ibintu mba narabonye kuva mu bwana bwanjye kugera nshaje, kuko ndashaje, urumva njye ndisaziye wana. Ubwo rero gusazira mu gahinda, baravuga ngo bamwe ngo barwaye depression ngo ibiki, ahubwo nanjye wenda kuba mbitekereza bimuramo basanga wenda ari depression, urumva? Ubwo rero ngewe nzabibabwira nimara kumenya kweditinga neza, nyine nkamenya. Ntabwo nari namenya, tuvuge wenda nimba mfashe video, ntabwo nzi ngo iyi video ndayandikaho kugira ngo mbone nyishyire kuri YouTube. Ngira ngo wenda abantu bakeya mwagerageje kubona YouTube channel yanjye, ibintu byose biriho, hariho itariki byagiriyeho, wenda n'amasaha, ariko ntabwo hariho wenda ikintu runaka nka kuriya wenda kuri YouTube runaka bavuga ngo noneho ngo Pastor Mutesi na Claude ngo hahiye. Urumva njye ntabwo nari namenya kubishyiraho, ariko nanjye nzabimenya kubera Imana, nzabimenya. Kandi njye no gushakisha amafaranga, rega ngo ngure kamera, nzagura kamera, sibyo? Nzagura kamera, urumva? Nzagura kamera njye nanayikoreshereza buriya nimara kugafata, ariko ibintu byose bizacamo hafi. Ibintu byose ni mu mutwe, urumva? Ibintu byose ni mu mutwe, ariko rwose ni ukuri namwe abantu, si ubwo ni ukuri mumbabarire mu nkandire subscribe. Ziko mfite YouTube channel ebyiri, mfite Imana ni byose TV, mfite na Sifa TV show, urumva? Imwe iriho abasubscribe 4, iyindi iriho 7. Ibaze nanjye ndimo, ibaze kweri, ni ukuri. Si ubwo n'amacano yose na subscribinze ubu. Kandi ikindi abanyamakuru bigira abana beza, ukandikira umunyamakuru, urumva? Wenda uri no kumusuhuza ntanagusubize mani, ntanagusubize inyumvire, urumva? Nge nandikiye iriya video nandikiye nayishe yarinze sub ku Isimbi TV. Rero niwe ngira nimero ye ku Isimbi TV, sinzi n'iyindi channel Isano TV. Biraho mbona Joyeuse, muzi ko afite Joyeuse wa Juno, afite nawe WhatsApp, nyine nawe narayimushe yarinze. Ariko wibaza ukuntu abantu baba bibarasinga kuri YouTube, turabakunda ibiki, urumva? Tukabakandira subscribe, ariko wibaze ko umwandikira no kuri WhatsApp ntanagusubize, urumva? Ubusi uwo muntu aba afite urukundo? Ese ubundi hari ikindi kintu nibaza, abantu gukundana, urukundo koko bisaba iki? Kugira ngo ukunde mugenzi wawe bisaba iki? Umuhanzi niwe waririmbye ngo ko bitagombera amashuri, bikaba bitagomba amafaranga, bikaba bitagomba nyine ibintu bya mirenge, umutima wonyine.
kandi ko twawuhawe. Ubu nyine kubera iki tudakundana? Kubera iki ibintu by'inzangano biba? Ukanze subscribe mugenzi wawe agatera imbere, nawe wabishaka nyine ugafungura niyo YouTube channel nawe akagukandira subscribe ugatera imbere. Nk'ubu nje kuri TikTok naze ndeba TikTok yanjye mfollowinze abantu barenga 1000 na, ariko nyine nanjye mukanya mbonye nujuje 1000 we kuri TikTok. Ibaze nk'abo bantu bamfollowinze kuri TikTok baje bakankandira subscribe kuri YouTube channel yanjye. Uri kumva mbonye udufaranga se, mbonye udufaranga tw'abanyamerika n'abanyamerika. Uri kumva nyamara ngiye ntanabagurira soda. Umva amafaranga ya mbere umuntu waba amafaranga ya mbere nabona, ntabwo navuga ngo ngiye kuyagura kamera cyangwa iki. Oya, navuga ati abantu batumye mbona aya mafaranga mwese nimuzi ufasha agasoda ka senkani, nanjye ngo ka senkani k'igihumbi, ufasha agasoda k'igihumbi, ufasha nyine urumva nkavuga ati tunyweho rwose kuri subscribe zanyu. Gusa uri kumva ibintu bitaba bigenze neza. Ubwo rero reka mureke dukundane banyarwanda banyarwandakazi, ni ukuri mureke dukundane, kandi urukundo ni rwiza pe, ni ukuri urukundo ni rwiza. Abantu bakundanye nta ni iki kise kibi cyajya kiba. Ni ukuri dukundane, ibintu by'amashyari tubireke, ibintu by'abapasiteri birirwa bibarasa hano muri iyi mihanda. Ariko abapasiteri ngende umukatolike nubwo bwose nabo mba numva ngo bari kuzana ibibazo, ariko ngewe uwo nemera ndamuzi, ariko ntago abakatolike rwose ni abantu ntago bazana ibibazo nk'iby'abarokore. Si uko mbasengeramo, ariko nabakuriyemo, kandi n'abarokore nagiye ngerageza kubajyamo. Urumva abaporo nagerageje kubasengeramo igihe kinini, ndetse nsaba ko nanabatizwa, njya no muri korali Sunday School. Urumva abantu bose batuye Kanjongo ndabasuje cyane, ndabasuje. Urumva abapenigoti duturanye nabo, hari n'igihe najyaga njya kubasengeramo nyine bari aba ADPR, igihe najyaga njya kubasengeramo. Abangirikani urusengero ruri hepfo yo mu rugo. Urumva abakatolike nyine nabwo urusengero ruri kuva mu rugo ugera ku bakatolike kuri kiliziya yacu ntabwo ari iminota myinshi, ni nk'iminota 10. Ariko intambara ziri mu bantu twita ngo abarokore, bakristo bavandimwe, ni ukuri mureke tubasengera, Imana ihindure byose. Sawa, reka rero mbeneke yawe, kuko ibyo kubabwira byo ni byinshi, ariko icyambere ngomba kubabwira nuko mbakunda. Ndabakunda, sibyo? Ndabakunda. Ngiye nkunda umuntu wese, ni ukuri ntabwo ndobanura ku butoni. Nkunda umuntu wese mfite n'ubushobozi. Nyine nagera kuri buri muntu wese, ariko nta bushobozi mfite. Urumva? Ariko nta bushobozi mfite, ariko iyo umuntu ameze nabi disi ni ukuri birambabaza. Nanjye hari ubuzima nanyuzemo, urumva? Ariko igihe nzabababwira ni ukuri muzarira, muzavuga ati uyu mukobwa ari guteka imitwe, ari gushaka views, kandi ni ukuri kw'Imana kuzaba ari ukuri. Urumva? Kwa kuri. Urumva? Ubwo rero nyine mumenye ko mbakunda, niyo mwaba mutankunda ibyo se bintwaye. Njye ndabakunda, n'Imana irabizi. Umutima wanjye nta satani. Urumva? Umutima wanjye nta satani, umutima wanjye ni nyine nubwo bwose ujya gukora ibyiza ngo ibi bikagatanga imbere, ariko tuzabitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Tuzabinesha, kuko dukorere iyi si nk'abazayivamo, kandi dukorere ijuru nk'abazagira uti nk'abazaritaha. Vuga uti nk'abazaritaha. I love you guys.